dukomeje kuza imbere yawe Kristo, tuzanye Mana imitima imenetse, tuzanye imitima iciye bugufi, twenyine ntitwokwishoboza Yesu Kristo, ariko duciye bugufi Mana kugira ngo bari uzamurwa hejuru. Ineza yawe n'ubuntu bwawe Mana nibyo dusaba kugira ngo bikomeze bibane natwe. Twenyine Yesu Kristo dusaba ubwiza bwawe n'imbaraga zawe kugira ngo zikomeze zibane natwe, zikomeze zidushoboze Mana. Mu ndirimbo turirimba Mana, naba ari indirimbo ziririmbanwa ubugenge, naba ari indirimbo ziririmbanwa ubuhanga, ahubwo Mana aba ari indirimbo zihindura imitima, aba ari indirimbo Mana zirema ibyiringiro mu mutima Mana, ubuze ibyiringiro. Yesu Kristo turagusaba Mana kugira ngo uganze mu mitima ya buri muntu hano Mana. Indirimbo turirimba zibashe kuba ari indirimbo zihindura, indirimbo turirimba Mana zibashe kuba ari indirimbo zibasha kurema ikintu mu buzima bwa buri muri hano. Ganza kandi utegeke kuko ari wowe ushoboye byose Mana. Amen. Gusenga kwanjye kukugereho, manurama horo yanjye, ndagukeneye kumanywa na nijoro, mu bihe byose umbe hafi, umugisha wawe kukutanga nta mubabaro ubamo, ungomere z'amaboko kuko nshobozwa nawe imbaraga. Gusenga kwanjye gusenga kwanjye, gusenga kwanjye kukugereho, manurama horo yanjye, gusenga kwanjye kukugereho, manurama horo yanjye, ndagukeneye kumanywa na nijoro, mu
bihe byose umbe hafi umugisha Sinzira ihoriri maso
birukankana ibyifuzo abandi nabo bamarukana ibisubizo ibyo wasengeye kuko Imana twitayeho nisinzira ihora iri maso ndabona abamarayika bari ku rwego birukankana ibyifuzo abandi bamanukana ibisubizo ibyo wasengeye kuko Imana twitayeho isinzira ihora iri maso kuko Imana twitayeho isinzira ihora iri maso ibihe bitarabaho umuco utararemwa ijoro ritarabaho jambo wahozeho w'ibihe bitarabaho umuco utararemwa ijoro ritarabaho jambo wahozeho ibihe bitarabaho umuco utararemwa ijoro ritarabaho jambo wahozeho Edeni kiri kure umuntu atarayacumura imbabazi zawe zahose ziriho
asifiwe. Bitewe n'amasaha uko bimeze, reka baririmbira turirimba indi ndirimbo imwe kugira ngo dukomeze gahunda. Murakoze.